Benshi muri twe batekereza ko ubukene ari ukubura amafaranga, ariko se koko nibyo gusa? Akabazo, burya rero ushobora gusanga umuntu afite imodoka nziza, inzu nziza n'amafaranga menshi, ariko akaba ari umukene. Ndavuga umukene mu mutima, wa muntu utavuga ukuri, ubeshya abandi, akabaca n'intege, akabashimira mu maso yabo, ariko mu mutima akabifuriza kugwa. Nguwo rwose aba afite ubukene bukomeye kurusha ubw'amafaranga. Rero amafaranga arashira akongera akaboneka, ariko iyo umuntu atakaje indangagaciro, kuba inyangamugayo no kugira impuhwe no kwifuriza abandi byiza, aba yatakaje ubutunzi bw'ingenzi kurusha ubundi bwose. Rero ntukagire ishyari ry'iterambere ry'abandi. Nimba ubonye mugenzi wawe yarateye imbere, mwifuriza ibyiza, kuko itsinzi y'undi ntishobora kugabanya amahirwe yawe nawe, ahubwo umutima mwiza umuntu yigirira ukurura imigisha n'amahirwe. Mu yandi magambo, ubukene bwo kubura amafaranga bushobora gukira, ariko ubukene bwo mu mutima bushobora gusenya ubuzima bwose nimba umuntu atabumenye ngo yihindure. Rero nimba ushaka kuba umukire nyakuri abantu bose bishimira, tangira ukire mu bitekerezo byawe, mu magambo yawe no mu mutima wawe, kuko ubutunzi nyabwo butangirira imbere mu muntu. Njye wumvaga nitwa 2MC, ikiganiro ni impamba y'ubwenge.